dutangira agafilime kacu ko umunsi batwereka abantu bari muri siporo ako kanya bagahita baca ku mukobwa ari kwicuriza ibintu rwose ku muhanda bamuciyeho rero bagahita babona baramuzi niko kugaruka ubona ko bari bagiye kuba bamusuhuza wa mukobwa nawe rero ababonye agategereza kuba yabihisha wa mukobwa wundi agatakomeza kubaza wa musore nimba uriya mukobwa babonye atari ex we cyangwa se atari umukunzi we wa musore nawe rero akamubwira ko ari we arangije agatamuhamagara wa mukobwa nawe rero agatahaguruka ubona ko rwose afite amasoni yo kuba yarebana nawe arangije agatakomeza kubabaza ikintu rwose bari gukora hano wa mukobwa akamubwira ko rero we n'umukunzi we bari gukora siporo hano barangije bagahita bamubona wa musore nawe agakomeza kumubwira ko atakekaga ko yahura rwose nawe ahantu hameze gutya kumbe muri ako kanya hirya yabo hari undi musore ubona ko ari kuba yakwimwara rwose ibintu bisanzwe wa musore nawe rero agikomeje kubaza wa mukobwa ukuntu rwose yari umukire mbere ukuntu yaje kwisanga hano hantu agikomeje rero kumubwira ubona ko rwose ari no kuba yamusuzugura bitewe n'ibintu acuruza amubaza nimba adatewe isoni nabyo wa mukobwa nawe rero akamubwira ko adatewe isoni nabyo cyane ko kuba ari hano rwose ari ukubera we kubera ko igihe bakundanaga yagiye rwose yamusigiye amadeni agomba kuba yakwishyura bityo rero bikarangira uno mukobwa rero yisanze aha hantu wamusore agamubwira ko yaceceka ko nta mpamvu yo kugenda abwira abantu bose ibibazo bye agakomeza kumubaza ukuntu rwose abantu batekereza baramutse babonye ko uno mukobwa rwose ngo yari umukunzi we cyangwa se yari umugore we wa mukobwa rero ariko byumva agakomeza kumubwira ko yareka kuba yasebya umugabo we rwose amubeshyera ibyo bintu ubona ko rwose bakundanaga wa mukobwa wundi agakomeza kubabwira ko rero nimba ari ibingibi bari baje kumubwira ko bakwigendera agakomeza rwose akikorera akazi ke ako kanya rero bose bagahita bamuseka bamubaza ukuntu ibingibi aba ari gukora yabyita akazi agakomeza kumubwira ko rero ahubwo ikintu aba ari gukora ko aba ari gutuma abantu bacana rwose bamugerera impuhwe ariko agahita agenda amubwira ko rwose nta mpuhwe amufitiye agahita agenda agafata ibintu bimwe yari ari gucuruza arangije akaza ubona ko yiyenzaga agahita yimena hasi akabyangiza wa mukobwa ubona ko atunguye cyane rwose akamwitegereza agahita abona bose batangiye kuba bakwisekera wa musore we rero ku rundi ruhande ariko yabyitegereza byose ubona ko bagikomeje kuba bamuseka wa mukobwa we agahita amubaza ukuntu yamukorera ibintu nk'ibyo arangije agahita amukubita urushyi ubona ko rwose yaramurakariye cyane wa musore muri ako kanya agahita abona ibintu bitangiye kuba byakomera wa musore muri ako kanya nawe agahita abona uno mu ex we rero akubise umukunzi we bari kumwe kano kanya agahita ashyira hasi ibintu yari afite ubona ko nawe agiye kuba yamwishyura agiye kuba yamukubita urushyi rero wa musore wundi agahita aza akamufata amubwira ko atagomba kuba yamukoraho wa musore agahita akomeza kumubaza uwo ari we wivanga mu bintu atazi wa musore akamubwira ko atamuzi ari umusore usanzwe ariko ko atakwemerera ko abangamira uno mukobwa cyangwa se akubita undi mukobwa imbere ye wa musore akamwitegereza agakeka ikintu gishobora kuba gitumye aza kuba yamutabara agahita akomeza kumubwira ko rero bitewe n'uko ababona bose ari babiri ko bashobora kuba bakundana wa musore nawe rero akamubwira ko ibyo ngibyo bitamureba ndetse ko icyaba cyiza ko yakwigenera kano kanya ibintu bitari byaba nabi wa musore nawe kanya rero agahita amuseka cyane amubwira ko atagenda bitewe n'ibintu ari kumubwira kano kanya wa musore rero agikomeje kumubwira ko kutagenda ari kuba yakora amakosa akomeye cyane wa musore agahita atekereza ikintu rwose yamubwira kugira ngo abashe kuba yagenda agahita akomeza kumubwira ko rero kugira ngo agende ariko n'umukobwa wenyine ko yakwemera bakajya muri ringi rwose bakajya kuba barwana noneho yamutsinda akaba yareka n'umukobwa wenyine nk'uko yari ari kuba yabimusaba wa mukobwa rero muri ako kanya agahita amucira isino mu marenga amubwira ko nta mpamvu yo kuba yawurwana n'uriya musore wundi nawe rero agahita akomeza kumubwira ko nta mpamvu yo kuba yamubwira ibintu nk'ibyo ngibyo arangije agahita yigendera ataragenda rero wa musore agakomeza kumubwira ko yahagarara aho ngaho wa musore ubona ko atari kumwumva uyu nguyu we wundi ku rundi ruhande agahita afata wa mukobwa n'imbaraga nyinshi cyane ubona ko yaragiye kuba yamuhohotera ariko kumubwira ko ibingibi byose ari amakosa ye yo kugira ngo uriya musore amusuzugure wa musore nawe rero ahantu yari ageze byose ari kubyumva agahita yihindukira akareba uno mukobwa rero ukuntu bari kuba bamufata arangije agahita agaruka akaza amubwira ko uno mukobwa yamureka wenyine wa musore nawe rero akamubwira ko ataraza kuba yamureka kugeza igihe yemeye ko baragenda rwose bakarwana wa musore muri ako kanya rero nta kindi yakoze yitegereje umukobwa arangije yitegereza n'uyu musore akamubwira ko noneho abyemeye ko baraza kurwana ariko ko byaba byiza aretse uno mukobwa kano kanya nawe rero agahita amufata akamusunikira rwose kuri wa musore amubwira ko ibintu avuze kano kanya agomba kuba yabyitaho kandi akabikurikiza kagiye kugenda akaba amutegereje muri ringi kandi ko araza kuba yagaragara kubera ko ntataza azamuhiga ku buryo niyo yaba yihishe munsi yibuye azamukurayo arangije agatabwira wa mukobwa wundi ko bakwigendera ataragenda rero nawe
nawe agahita akomeza kubwira uno mukobwa wundi ko urushyi amukubise ko agomba kuba yarufata nk'ideni ku munsi umwe rwose azaremwishyura. Muri ako kanya rero bagahita bagenda. Bamaze kugenda rero uno mukobwa agahita akomeza kubwira uno musore ubona ko amufitiye impuhwe ko nta mpamvu yo kuba yagenda akarwana n'uriya musore wundi. Nawe rero akamubwira ubona ko afite ikintu yizeye ahari ko ibintu byose bimeze neza. Wa mukobwa akamubwira ko impamvu ari kuvuga ibyo ngibyo ko uriya musore atamuzi. Uno musore nawe rero agakomeza kumubwira ko amuzi bitewe n'ukuntu amubonye kano kanya ko ari umuntu wiyemera kandi bigaragara ko nta kintu azi. Ibyo ngibyo rero bikaba bihagije kuri we kugira ngo abashe kuba yamwigisha isomo. Wa mukobwa akamubwira ko rero ibyo ngibyo atari byo ari kuvuga ko uriya musore ari indwanyi rwose yabigize umwuga. Agahita akomeza kumubwira ibigwi bye. Wa musore ubona ko atabyitayeho akamubwira ko ibintu byose bimeze neza. Arangije akamubaza nimba we ameze neza rwose cyangwa se ukuntu yiyumva. Wa mukobwa akamubwira ko rwose we ameze neza ko nta kibazo. Agikomeje kumubwira ko rero ko nta kuntu cyangwa se nta mpamvu yagenda akarwana na wa musore. Nawe rero ako kanya akamubwira ko nta mpamvu yo kuba yahangayika ko yizeye rwose. Ubona ko bari kuganira. Umukobwa agahita akomeza kumubaza ukuntu rwose yamenye ko bari bagiye kuba bamukubita. Kombe muri ako kanya rero ku rundi ruhande bagahita batwereka wa musore na wa mukobwa wundi bagikomeje kuganira. Umukobwa ari kumubwira ko nta kuntu yarwana n'uriya musore wundi ko atari no kuri level ye. Wa musore nawe rero akamubwira ko yabikoze abishaka ko ashaka kuba yahereza uriya musore rwose wundi isomo muri ringi. Wa mukobwa ari kubyumva agakomeza kumubwira ko rero wamungane uriya musore atazi umuntu ari kuba yakinisha. Ako kanya rero agahita akomeza kumubwira ko bahindura ikiganiro bakareka ko bavuga kuri uriya musore. Arangije agahita amubaza uko abitekereza. Bagiye nko kuba bafata agakofi bakarelaxinga. Wa mukobwa ati ngo iki dufata agakofi ahubwo byaba byiza ugiye kuba wakwitoza kubera ko ufite urugamba ugomba kuba warwana. Wa musore akamubwira ko nta mpamvu yo kuba yakwitoza ko uriya musore rwose yoroshye cyane ko atazi n'ibintu byo muri ringi cyangwa se kuba yajya muri ringi ukuntu biba bimeze. Wa mukobwa rero agahita amuseka cyane rwose amubwira ko wamungane ari byo. Arangije akamubwira ko noneho bagenda ko nta kibazo. Barangije bagahita bigendera. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uno musore we wa hano agikomeje gusobanurira wa mukobwa ukuntu yamenye ko bari bagiye kuba bamukubita. Ariko kumubwira ko yari yicaye iruhande rwose rw'ahantu acururiza. Agahita abona umusore rwose na wa mukobwa baje kuba bamubangamira. Agahita amenya ko byanga bikunda aho ngaho hari ikintu kitameze neza. Umukobwa ariko byumva umusore agahita akomeza kumubwira ko byaba byiza agiye kano kanya akajya kuba yahangana na wa musore wundi rwose ataragenda. Wa mukobwa agahita amubuza amubwira ko bidakenewe ko nimba bishaka rwose ibingibi yabyihorera ko nta mpamvu yo kuba yakwishyura mu rugamba atazi. Wa musore nawe rero akamubwira ko rwose nta kibazo. Umukobwa akabona nta kuntu yamuhindura. Agahita amubwira ko nimba rero atamuhindura intekerezo ze ko basi yakwemera kano kanya bakajyana. Umusore ati buri seriyese ukoza tukajyana ukareka biriya bintu uri kuba bacuruza hariya. Wa mukobwa akamubwira ko rero ibyo ngibyo ko nta kibazo. Akamubwira ko yamutegereza noneho akaba yajya gutoragura biriya rero wa mukobwa yarajugunya hasi noneho bakajyana. Umusore nawe rero akamubwira ko nta kibazo. Arangije agahita agenda akamufasha kuba babitoragura. Uko icyo cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka wa musore na wa mukobwa baje muri ringi ahantu bagomba kuba barwanira. Umusore rero aje agahita abona wa musore wundi ari kuba yakwitoza. Ubona ko ibintu yarabimenyereye. Arangije agahita akomeza kuza. Umukobwa nawe rero abonye ukuntu ari kwitoza rwose bikomeye cyane wagira ngo afite urugamba rukomeye. Agahita abwira uno musore mu marenga ko nta kuntu cyangwa se nta mpamvu yarwana nawe bagiye kuba bahagenda. Wa musore nawe rero agahita amubona. Arangije agahita amusuhuza akamubwira ko yari ari gukeka ko ataraza ko yari ari gupanga ukuntu rwose yagenda akamushaka. Wa musore nawe rero akamubwira ko ibyo ngibyo bidakenewe ko yizanye hano. Wa musore agakomeza kumubwira ariko yamusabye ko bitewe n'ukuntu ari kumubona kano kanya kataraza no kuba yamaramo umunota umwe muri ringi. Wa mukobwa nawe rero akamubwira ari kongeramo umunyu ko uno musore w'umukunzi we igihe araba ari kuba yamukubita rwose karaza kuba yabyishimira cyane. Wa mukobwa wundi nawe agahita agerageza kuba yamuvugira amubwira ko rero atamuzi ko nta mpamvu yo kuba bamubwira ibintu bimeze gutyo. Wa musore agahita akomeza kumubwira ko rero nta mpamvu y'amagambo menshi ko bagenda bakajya kuba bagaragaza ibikorwa. Wa musore nawe rero akamubwira ko nta kibazo agiye kuba yakwiyambura. Wa mukobwa wundi akamubwira ko rero nta mpamvu yo kuba bakora ibingibi ko bakwigendera. Wa musore nawe rero agahita yitegereza wa musore wundi akamubwira ko atagomba kuba yamugeraho ikibazo ko we ameze neza. Ubona ko afite ikintu yizeye. Arangije agahita yikura rero bagahita bagenda. Ubona ko ngo bari bagiye kuba barwana. Kumbe muri ako kanya rero uno mukobwa ubona ko yaramwizeye ko agomba kuba yatsinda wa mukunzi we. Agahita akomeza kumubwira andi magambo
meza amutera imbaraga ko akomeye ko nta mpamvu yo kuba yatsindwa. Umusore nawe rero ubona ko yiteguye ko nta kibazo afite, wundi nawe agatinjira muri ringi. Kumbe muri ako kanya rero hari abandi bantu ubona ko bagiye kuba bareba ukuntu ibintu bimeze. Arangije akamubwira ko byanga bikunda rero uriya musore bari bamenyereye hano ko agomba kuba yatsinda mu minota 5. Wa musore wundi bari kumwe nawe akamubwira ko rwose we yikundira abantu bashyashya, ko byanga bikunda uriya musore wundi agomba kuba yatsinda. Ako kanya rero bagahita batangira kuba basheta uko ari babiri. Kumbe muri ako kanya rero muri ringi bakaza rero ubona ko bagiye kuba barwana. Wa musore gikomeje kumubwira ko agiye kuba yamukorera ibintu bibi cyane. Wa musore we rero ntiyavuga amagambo menshi, agahita amubaza nimba yiteguye. Ako kanya rero bagahita batangira. Wa mukobwa wundi agikomeje kuba yafana uno mukunzi we rero. Ako kanya rero bagahita batangira. Umusore akubise agahita abona rwose uyu nguyu yarumye cyane, arangije agahita atangira kuba yagira ubwoba bwinshi cyane. Umusore rero niko kumutungura agahita amukubita ikintu, agahita yikubita hasi. Umusore ubona ko rwose nta bintu by'imirwano yari azi. Wa musore nawe rero akaza mwegera abona ko yaragiye kuba yamubwira amagambo amubabaza. Wa wundi rero wabetinze nawe agahita atangira kuba yabyishimira. Uno musore agahita akomeza kumubwira ko yakekaga ko araza kuba yamura basi umunota hano muri ringi, ariko ko nta masegonda 30 rwose amaze. Agahita akomeza kumubwira andi magambo menshi hamwe n'uriya mukobwa amubwira ko ariho bashutse uno musore kugira ngo barwane. Wa musore wundi rero ubona ko atangiye kuba yatsindwa. Uyu nguyu wa hano agategereza kuba yahaguruka, ubona ko rwose afite imbaraga nkeya, ariko abwira uno musore ko yari kuba yamuretse rwose akigumira hasi. Ubona ko noneho agarutse bundi bushyashya bagahita bakomeza kurwana. Umusore rero akubise uno musore wundi agahita azibukira, arangije agahita amukubita ikintu mu nda rwose. Wa musore agahita yikubita hasi. Amaze kwikubita hasi rero wa musore wundi agahita afana, ubona ko hari yaragiye kuba yayatsindira. Wa mukobwa wundi agahita akomeza kumubwira ko nta kuntu uriya musore wundi rero yamutsinda. Agikomeje kumubwira ko yahaguruka. Umusore rwose ubona ko ari hasi, agerageje kuba yahaguruka bigahita byanga rwose, agahita agaruka hasi. Umusore agakomeza kumubwira ko yumvishe ko byanga bikunda hari ikintu hari kivunitse mu mubiri we. Umukobwa agikomeje kuba yamutera kuraje amubwira ko yahaguruka, ariko ubona ko byanze rwose. Umusore wundi rero nta kindi yakoze, yahise abwira uno mugabo ko yamuhereza amafaranga yamaze kuba yatsindira. Kama bigaragara uriya musore wundi rwose atsinzwe, arangije nawe agahita yamuhereza agahita yigendera. Uno mukobwa rero wari kumwe n'uwa musore amaze kubona ko atsinze, nawe agahita agerageza kuba yazamuka muri ringi rwose akagenda akamuhobera amubwira ko rwose batsinze. Ubona ko yari ibyishimo gusa. Wa musore nawe rero akamubwira ko ari byo, ariko ko yari yabimubwiye ko ibintu byose bimeze neza. Arangije agakomeza kumubwira ko uriya musore kuva kano kanya katazongera kuba yamubangamira. Wa mukobwa rero akamushimira cyane. Uno mukobwa wundi agikomeje kumubwira ko nta kuntu umusore nk'uriya rero utazwi yamutsinda. Wa musore ubona ko ibintu bikomeje kuba byagorana, agakomeza kumubwira ko yahamagara muganga cyangwa se yamujyana kwa muganga. Umukobwa ubona ko rwose yahise mwanga, agakomeza kumubwira ko ataraza kuba yabikora bitewe n'ukuntu amushebeje cyangwa se nabo yisebeje atsindwa n'uriya musore rwose umeze kuriya. Wa musore ati wari umukunzi wanjye rero twari tugiye kuba twakora ubukwe. Ubona ko ari kumubwira ko yamufasha. Ubona ko umusore byanga bikunda kandi sere rwose kari kubabara cyane. Wa mukobwa rero akamubwira ko nta kuntu rero yabana n'umuntu udafite imbaraga, agahita avanamo impeta rwose akayimunagira amubwira ko nta kuntu yabona nawe, agahita akomeza kwigendera. Wa musore rero agahita asigarana, ariko we yamuhamagara. Umukobwa ubona ko yamaze kuba yafata umwanzuro, agahita akomeza kwigendera. Abangabo rero bandi baraje begera uno musore wundi, nawe rero amaze kuba yababona agahita akomeza kubabaza ikintu baje gukora hano. Agahita abaza wa mukobwa by'umwihariko nimba aje kuba yamuseka. Wa mukobwa rero akamubwira ko atari byo, katari gutya ameze. Wa musore akamubwira ko bari baje ko bamufasha rwose. Wa musore wari uri hasi akababwira ko adakeneye ubufasha bwe, ko bagenda bakava hano. Wa musore wundi agakomeza kumubwira ko yafunga umunwa we, ko buri gihe ahura n'amagambo mabi. Agahita akomeza kumubwira ko bari baje ko bamufasha kugira ngo bamujyane kwa muganga. Ubona ko ibintu yari yamukoreye rwose abizi. Wa mukobwa rero nta kindi yakoze, yahise atangira kuba yamuvanamo zaga kugira ngo babashe kuba bamufasha. Barangije bose bagahita bagenda, ubona ko bari bamaze kuba bamwigisha isomo, bagahita bamufasha bakamujyana kwa muganga. Aho kujya cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka wa musore wundi na wa mukobwa bari kuba baganira. Umusore ari kumubwira ko rwose ibingibi bamuhaye acuruza aho biryoshye cyane. Wa mukobwa ati wabikunze se? Wa musore rwose akamubwira ko yabikunze. Arangije agahita akora mu mufuka agiye kuba yamwishyura amafaranga. Wa mukobwa agahita yanga amubwira ko rwose yamuhaye nko kuba yamushimira. Wa musore nawe rero akamushimira. Umukobwa arangije agahita amubaza nimba rwose yamubaza ikibazo. Umusore agahita amubwira ko rwose yamubaza ikintu cyose ashaka.
wa mukobwa agatamubaza amazina yose arangije agatamubaza n'ikintu akora wa musore akayamubwira arangije akamubwira ko nta kintu akora hano agakomeza kumubwira ko yirarira ku muhanda ko nta hantu afite arara ko nta muryango afite akamubwira ibintu byinshi ubona ko bimubabaje cyangwa se yarababaje cyane umukobwa ari kubyumva agatakomeza kumubaza nimba rwose yaragerageje kuba yashaka akazi wa musore akamubwira ko yabikoze inshuro nyinshi ariko bitewe n'ukuntu yagaragaraga ko nta muntu washakaga kuba wamuhereza akazi bakeka ko ari umujura cyangwa se ari undi muntu mubi umukobwa rero ari kubyumva agatakomeza kumubwira ko rero afite inshuti nyinshi zishobora kuba zamufasha zikamushakira akazi wa musore agatakomeza kumubwira ko rero bitewe n'uko amukoreye biriya cyangwa se amurwaniriye ko nta mpamvu yo kuba yakumva ko afite inshingano nawe zo kuba yamufasha ko yabikoze nk'undi muntu wese wa mukobwa nawe rero akamubwira ko agiye kuba yabikora rwose bibanye ku mutima ko yamufashije cyane ko nawe ashaka kuba yamufasha umusore ari kubyumva agatamushimira rero mu bintu agiye kuba yamukorera warangije bagahita bahaguruka ubona ko ngo bagiye kuba bazireba kugira ngo zibashe kuba zahereza uno musore akazi uko cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka iminsi myinshi imaze gushira wa musore rero akaza ahantu wa mukobwa yiberaga amuhamagara ubona ko umukobwa yiberaga mu kazi rwose gasanzwe arangije akaza amwegera wa musore nawe rero akamubwira ko yaraje hano kuba yamusaba imbabazi bitewe n'ibintu yamukoreye wa mukobwa ati unsaba imbabazi wa musore akamubwira ko ari byo akamubwira ko yakomeje kuba yabitekerezaho ukuntu yari umuntu mwiza ukuntu yamufataga nawe ndetse n'ukuntu yaje kuba yamufasha nyuma y'uko wa musore rwose amutsinze muri ringi agatakomeza kumubwira ibibazo yahuye nabyo ko byarangiye na wa mukunzi rwose amwanze cyangwa se amuretse wa mukobwa rero akabitekerezaho akamubwira ko ibintu yakoze cyagiye ko umuntu wese yari kuba yabikora ko nta bintu birenze ariko umusore ubona ko rwose yaraje kuba yamusaba imbabazi kandi abivanye ku mutima agatakomeza kumubwira ko rwose ari byo yaraje kuba yakora arangije agatamuhereza n'igikapu yari afite mu ntoki amubwira ko yakwakira ibi bintu rwose amuzaniye umukobwa agatamubaza iyi briefcase amuhaye rwose ikintu araza kuba yayikoresha wa musore akamubwira ko yayifungura umukobwa nawe rero akayifata ayifunguye sinzi ibintu yabonyemo agatabaza umusore rwose ikintu araza gukoresha ibi bintu rwose amuhaye wa musore nawe rero akamubwira ko ayo ngayo ari amafaranga yose yagiye amwiba cyangwa se yamuhombeje ubwo yakoraga muri kampani ye umukobwa rero ari kubyumva umusore nawe ubona ko ari yahindutse agatakomeza kumubwira ko nta kintu yakora kugira ngo rwose mubabarire ariko ko basi ariko yavanaho cyangwa se ariko yagabanya ibyago yagiye amuteza umukobwa ari kubyumva arangije agatamusezera amubwira ko yasigara amahoro agatakomeza kuba yakwigendera uko cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka amezi menshi amaze gushira umusore rero na wa mukobwa ubona ko bari bamaze igihe kirekire batabonana bakaza rero ubona ko bari bagiye kuba bahurira ahantu umukobwa akamubwira ko rwose atunguwe no kumubona yarateye imbere cyane wa musore nawe rero akamubwira ko ibingibi byose bigezeho kubera we wabashije kuba yamuranyura akazi agatakomeza kumubwira ko rero ari urenze kubera ko yabashije kuba yarukora kampani ye igiye kuba yahomba cyane wa mukobwa nawe rero akamubwira ko nawe atari imbaraga ze ahubwo ko wa musore yatsinze byarangiye nyuma rero amuhaye amafaranga menshi yari yaramwibye ako kanya rero arebye hirya agatabona wa musore rero bari kuba bavugaho agatakomeza kumubaza ati none se uriya musore siwe Agusine turi kuvugaho wa musore nawe rero ahindukiye agatamubona rwose niwe nawe arangije agata yibaza ati ntabwo rero bishoboka none se uriya se mukobwa Mirena rwose ni wa musore twahuye muri ringi arangije agatakomeza kuza rero abegera abagezeho hagati basuhuza akabaza n'ukuntu bameze wa mukobwa rero akamwitegereza ukuntu rwose babaye akamubwira ko bameze neza arangije agatamubaza ikintu cyamubayeho wa musore nawe rero akababwira ko ibintu byamubaye hari ibintu bibi cyane ko yahombye ibintu byose yari afite ko nta n'ahantu afite ho gusinzira cyangwa se ho kuryama wa mukobwa ati ibyo ngibyo se bishoboka bite wa musore rero akamubwira ko yashoye amafaranga menshi ahantu yizeye inyungu nyinshi ariko birangira amafaranga rwose yari afite nayo ahagendeye agatakomeza kumubwira ko nta n'umuntu washakaga kuba wamuhereza akazi muri ino karitsiye yabo bitewe n'ukuntu yagendaga yiyemera wa musore wundi nawe rero agatabona koko arababaje cyane ameze nk'uko yari amaze mbere akamubwira ko nimba bishaka ashobora kuba yamufasha wa musore ati seriye se ushobora kuba wamfasha wa musore rero akamubwira ko rwose ari byo ko boss wari kuba yashaka umukozi arangije agatakora mu mufuka akamuhereza agakarita rwose amubwira ko yamuhamagara igihe icyo ari cyo cyose ndetse abishaka kejo yaza rwose agatangira akazi wa musore ubona ko abyishimiye cyane agatakomeza kuba yabashimira bitewe n'ibintu bamukoreye arangije agatamuhereza ikiganza bagata bahana ibiganza rwose ubona ko bagiye kuba bakorana wa musore nawe
rero agiye komeje kuba yabashimira cyane ababwira ko nta magambo yabona kugira ngo ababwire ukuntu yishimye cyane akabasabira umugisha ku Mana. Wa mukobwa nawe rero agahita afata amafaranga make akayamuhereza amubwira ko yagenda hariya hirya rero akaba yagura n'icyo kurya. Wa musore akamubwira ko rero ibi ngibi bitari bikenewe ariko akamushimira cyane. Umukobwa rero ayamuhaye arangije agahita yigendera ubona ko ngo yari agiye kuba yagura ikintu cyo kurya. Amaze kugenda rero abangaba bagahita bakomeza kuba bamwitegereza. Wa musore agahita akomeza kubwira uno mukobwa ko aba ari ingenzi cyane mu kuba wamenya amakosa wagiye ukora ndetse ukagira n'ikintu yakoraho. Wa mukobwa rero ariko byumva ubona ko agikomeje kuba yakwirira. Wa musore amwitegereje agahita amuseka cyane rwose. Wa mukobwa nawe agahita amubaza impamvu ariko we yamuseka. Wa musore akamubwira ko ari akantu yari ari kurya kamugiye ku munwa, arangije akamubwira ko ariko ko yakamuvaniraho, arangije agahita agenda kakamuvaniraho. Wa mukobwa agahita amubaza nimba rero kavuyeho. Umusore ati kavuyeho rwose nta kibazo. Ubona ko bagikomeje kuba baganira. Umukobwa agahita amubwira ko hari ikintu yifuzaga kuba yamubaza igihe kinini gishize ariko ko yari afite ubwoba bwo kuba yakimubaza bitewe n'uko yakekaga ko umubano wabo rero ushobora kuba wagenda gake cyangwa se ubucuti bwabo bushobora kuba bwahita buhagarara. Wa musore ati none se ntabwo nzi wakimbwira rwose nta kibazo. Wa mukobwa agahita amubaza nimba afite umukunzi. Wa musore akamubwira ko rwose ntawe afite. Umukobwa agahita akomeza kumubaza ati none se gute umusore mwiza ukora cyane ufite imico myiza yabaho nta mukunzi afite? Wa musore nawe rero akamubwira ko hari umukobwa mwiza yakunze ariko ko yari yifitiye ubwoba. Umukobwa agahita akomeza kumubaza ukuntu rwose yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Wa musore akamubwira ko yari yifitiye ubwoba ko ashobora kuba yamwanga cyangwa se ashobora kuba yamutera indobo. Wa mukobwa ati ibyo ngibyo rero ntabwo bishoboka. Agakomeza kumubwira rero amwumvisha ko yagenda akabimubwira. Wa musore nawe rero agahita yumva koko nibyo, arangije agahita akomeza kumubwira ko rero uwo mukobwa mwiza yari ari kuvuga ari we rwose kamukeneye kuba yaza iruhande rwe. Wa mukobwa rero ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ko rero nawe igihe kinini gishize ko yatangiye kuba yamwikundira bitewe n'uko yigira umutima mwiza kandi ari n'umuntu mwiza. Wa musore agahita abona rwose bose barakundanaga, agakomeza kumubwira ubona ko afite impungenge ko rwose batameze kimwe. Wa mukobwa rero akamubaza impamvu yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Wa musore akamubwira ko we ari umusore rwose w'umukene uri aho ngaho wikorera akazi gaciriritse ariko n'umukobwa ko we yifitiye kampani ikomeye cyane ko nta kuntu bahuza cyangwa se bajyana. Wa mukobwa akamubwira ko rero ibyo ngibyo atari ingenzi, ko icy'ingenzi kuri we ari ukubona rwose umuntu iruhande rwe umukunda umwitaho ndetse umuntu bashobora kuba bakomezanya urugendo ibihe byaba byoroshye cyangwa se bikomeye. Agakomeza kumubwira ko rero yabonye uno musore ko byose ashobora kuba yabikora. Wa musore nawe rero akabona ko uno mukobwa rwose yamukundaga cyane, agahita akomeza kumubwira ko nawe ari ingenzi kuri we, agahita amusaba nimba yamubera umukunzi. Wa mukobwa nawe rero agahita abyemera amubwira ko rwose nawe abyishimiye. Ako kanya rero ubona ko rwose urukundo hagati yabo rwari ruhari. Mu buzima bwacu bwa buri munsi rero umuntu mubona cyangwa se umuntu mukundana nazajya kubabaza, ntuzajye utuma ubwo buribwe aguteye bukwangiza, ahubwo uzajya bukoresha ushaka uburyo bwakubaka. Vuba cyangwa kera ntazatinda kubona ko yibeshye cyane mu kuba yari gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo. Agafilimi kacu rero ko uyu munsi nuko kagenze. Nimba wagakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. Ikindi ntiyibagirwe like na subscribe nimba ari ugamije kuri iyi channel. Ikindi ntiyibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.